wabonye umupasiteri wari urimo kugenda abwiriza yifite Rwamitsingirwe mu muhanda agenda abwiriza yawaza kivuga butumwa rishyashya abwiriza mu muhanda se yagenda agaca muri quartier ako nta nubwo wamubonye oya ntawe nabonye wowe uri suze informe nicyo kibazo cyawe nta kibazo ubwo niba ntabufite ndashaka uribaza unisubize wowe ufite urabaza iki baciye kujya gusengera mu Kigali ariko se umuntu abikubwira gute barabiciye ibyo bintu please abantu batakura kuri kamera bagira amahirwe bari kurangaje umufite ngewe abantu batakura bafite amahirwe kabisa ibyo bintu barabiciye urumva mu Kigali bavuga ko nta muntu ugomba kujya gusengera bemeye ko basengera muri ayo mashyamba bemeye ko basengera ko nazo zifunze ibyo ngibyo singe nabizanye nibo babyivuye nanjye narabyumvise bivugwa sinabyara nakoze kandi n'abayobozi nge narabyumvise barabyivugiye afite Bibiliya mu kuboko kw'ibumoso afite Mitsingi mu kuboko kw'iburyo yambaye uzi kuntu yasubije yaravuze ngo n'uburyo ndi strategy ndi nshyashya yo kugira ngo ashobore kugera ku basinzi yaho tatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo ndetse na Zeraziriza TV muri uyu mwanya mukomeze kugira amahoro y'Imana nkuko mubireba kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umutumirwa w'umugisha witwa Kwizera Valence akaba tugiye kuganira muri aka kanya. Ndagusuhuje rero ariko mbere ya byose twari tumaze iminsi tutarimo kubonana cyangwa se tutabona uburyo tuganira, niyo mpamvu rero nifuza kukubaza amakuru yawe muri uyu mwanya uko ahagaze. Urakoze cyane muvandimwe Emmanuel, ndakwikirije ndakunezerewe n'abadukurikira mwese kuri izo channel zombi nkuko yazivuze. Imana bahumugisha nanjye ndabatahishe makuru yanjye ndaho haciye iminsi niduherukanye koko abari twubyara ibyo mwisi nyine nta yindi mpamvu nta n'ikindi gisubizo wabona umwe yakase hariya undi yakase hariya bidukeneye bibari byinshi ariko ndaho makuru yanjye ni meza nakwiye ko atajya bamabi. Okay, byiza cyane nanjye nicyo manifuza ko amakuru yawe yaba meza rwose pe. Wabonye umupasiteri wari urimo kugenda abwiriza yifite Rwamitsingirwe mu muhanda agenda abwiriza yawaza kivuga butumwa rishyashya abwiriza mu muhanda se yagenda agaca muri quartier ako nta nubwo wamubonye oya ntawe nabonye wowe uri suze informe nicyo kibazo cyawe nese ndeba n'ibitandeba nje menya n'ibitari ngombwa buriya kubera ko uba mu gisata ndinda njya kumenya umupasiteri ugenda abwiriza mu inzoga ababwiriza batanywa inzoga nkeneye nibo nje ndeba. Impamvu mbikubwiye no kubera ko byabaye nk'agashya nta gashya nyine kuko urumva mu Rwanda ibyo nibimenyerewe ni mu Rwanda mbese ubwo yaciye hese hagana ubona umupasiteri agira gutyo ukabona afite igishupa cya Mitsingi yambaye na yane ya endi y'abapasiteri kandi kumukara kabakari hano bakita kora. Okay, arimo kugenda abwiriza afite urucupa arimo n'abandi bantu barimo kugenda bumva ubutumwa bwiza ahagaze Emmanuel. Ibyo ntago tubyemeranya nge nawe no nta butumwa bwiza buturuka ku nzoga bubaho. Ubutumwa yatangaga burahari nyine bufite uko bwakwitwa n'izina bwashakirwa kandi uwo ntago yagendaga abwiriza yagendaga ari kunywa inzoga agana ibyo yashatse kuganira ntabwo yari ari kubwira sinamubonye ivuga ibyo uvuze wowe aho ntabwo yari kugenda abwiriza ahubwo yari kugenda anywa inzoga nkuko abandi bose bazinywa cyakora agenda avuga ibyo mwumvise afite Bibiliya mu kuboko kw'ibumoso afite Mitsingi mu kuboko kw'iburyo yambaye uzi kuntu yasubije yaravuze ngo n'uburyo ndi strategy ndi nshyashya yumva se yasubije neza rwose yo kugira ngo ashobore kugera ku basinzi yaho ndumva uwo n'umusinzi yasangaga abandi basinzi yaravuze ati ajya kubabwiriza se kugira ngo n'uburyo babwiriza aragira ngo abegere banywe oya yaravuze banza wumve yaravuze ngo kugira ngo ababwiriza bumve agomba kubanza kwisanisha nabo akabura uburyo bageraho ku kabari noneho akababwiriza neza bamaje hanyuma najya kubwiriza abajura azabanza yibe ubwo sinzi ubwo azabanza yibe nyine kuko najya kubwiriza indaya azajya gusambana nazo ashobora kuzagenda yigize umuguzi wazo inzoga ntabwo yigize umuguzi w'inzoga oya navuga ubwo n'indaya nyine azabikora azavuga ati nje kuko inzoga yayinyweye kugira ngo agere ku basinzi ababwiriza ubwo najya kubwiriza abajura azabanza yibe bamufate banamukubite nagira n'umwaka apfe ariko namwe muri kuko n'izo nzoga yari yanyweye yashoboraga gusitara akaba yanafunika bari kujya kubwiriza abasinzi. Uretse gato nibutsa akantu namwe muri ADPR mufite strategy ngo yo kubwiriza abantu ariko mwabanje gukina umupira kandi niko bimeze aho mbeherukira babivuga barashaka gushinga ikipe ngo y'umupira
bakajya babona uburyo babwiriza abantu muri stade, abantu ADPR n'ubwo muyinyitirira nkaho ndi umuyobozi wawe cyangwa nayishinze, ariko sinyihakana niyo mbarirwamo. ADPR ifite isengero, habe n'ubu zafunzwe, ifite isengero zihagije ku buryo yabwirizamo abantu. ADPR ku biterane muri stade singo ikipe umupira ntago yashingwa hagamije kubwiriza. Nicyo nshaka kukubwira, kuko ifite aho yabwiriza abantu, yakodesha stade, yakodesha ibibuga, ijya mu makaminuza, ijya mu bigo bya gisirikare, aho hantu hose yahasanga abantu. Kandi gushinga ikipe y'umupira ntago ari ukugira ngo bakunde babwire icyo nashatse kuvuga, kuko ntago babuze aho babwiririza ku buryo bashinga ikipe. Ubwo se reka nkwereke ibyo ngibyo singe nabizanye, nibo babyivuye. Nanjye narabyumvise bivugwa, singe nabyara nakoze. Kandi n'abayobozi nge narabyumvise barabyivugiye. Ikintu gishobora kuvugwa bivuga wenda uwo bahaye kukivuga akakivuga yongeyeho n'ibindi biterana mu mutima y'umuntu. Oya se uri mu mutima wabivuze, wavuze ko ari kugenda ko ari gusinda ngo ajye kubwiriza abasinzi. Tuve kuri uwo nguwo, ngiye nkubwiye ko uburyo bwinshi bwo kwiyegereza abantu runaka kugira ngo ushobore kubabwiriza. Ubwo n'uwavuze gutyo nawe namusubiza ko wakundi, niba azajya kubwiriza indaya akajya gushinga ikipe yawe. Ibyo bivemo, turi kwivugira noneho tuje twageze mu kintu cyitwa iyobokamana. Ni umuyobozi wa ADPR wagivuye ngo kuri stade haza abantu benshi kandi baba bakeneye nabo kubwirizwa ubutumwa bwiza. Avuga ati rero kugira ngo abo bantu tuzabagereho tubabwiriza ubutumwa bwiza, nuko natwe twazisanisha nabo tugakora ikipe y'umupira w'amaguru. Hanyuma se akaba kazajya abwiriza ate muri stade abo bantu benshi baza, mbere yo gukina azajya abanza kubwiriza ijambo ry'Imana? We bazajya babanza bakine no mu gice cya mbere nikirangira, hanyuma bafata umwanya wo kubwiriza. Ya kipe se niba yatsinzwe harimo n'abadashaka no ikibazo si ugutsindwa, ikibazo ni abantu baje kureba, ariko bazakina umupira. Okay, akoreka tukaveho, ariko singe nabitangaje. Ariko gusa icyo nashatse kuvuga, mumve nanjye position yanjye nanjye, ibyo simbihakana, ariko nge sinemera ko hashingwa ikipe kugira ngo abantu babone uko babwiriza abantu, kuko abantu baje hari uburyo bwinshi, ariko abo bantu baje aho bose baba mu nsengero benshi, babamo korari benshi. Oya, harimo n'abandi baza baje kwirebera, bafite n'izindi nsengero babamo zitari iz'iryo torero. Hari n'abaza kureba umupira bataba mu nsengero. Ibyo ndabyemera, nta n'umuntu wa mu nsengero atajya banazikandagira, ariko bikundira umupira. Reka mwe nkubwire kugeza uyu munsi abantu batagira mu nsengero muri miliyoni 14 bavuga ati cy'u Rwanda, miliyoni ntigeze. Abantu batajya bajya mu nsengero miliyoni imwe ntigezeyo, bitewe n'izari zo naho ziri. Abo n'abantu bake cyane tuvuga ngo uzabwiriza muri stade, no muri stade ntibari bazakora ikipe y'abarokore. Abayobozi babundi bwo abatajya bajya mu nsengero bazazakora ikipe y'abarokore. Abayobozi bawe rero ntabwo muzabyumva kimwe. Ese iyo kipe y'abarokore izakina n'amakipe asanzwe cyangwa azajya mu makipe y'abarokore gusa? Azajya bakina n'amakipe asanzwe. Zari UNAPR bakina. Niba mvura kubwira rero iyo kipe nizaba yanatsinzwe nta systeme iriho wumva ngo batashye wabariye uje nka gujya yumva. Oya, icyo cyambere ntabwo harabasabi batashye wabariye igice cya mbere cyakirangirira babwirize umupira wamaze gukina, abantu bavuza ifirimbi, abarayo babyina kwa kundi utere hareruye. None iki cyane none babwira uti mutuzi, hanyuma abantu bazaze mu nsengero tubabwize no mu stade mu bitere, abantu bagiye kuvugirwa Imana, abantu barahuba muri stade. Isuko se nyine n'ingofero baribwiriza bakakura muri stade. Rero ntawe uzakuramo y'abafana, abantu bambaye amahembe bari gufana y'imbogo, bambaye amajipo, bafite ingwe, hari umwana ujya usana n'ingwe, bafite ibishushanyo by'imbogo, bafite utubindi turimo kwaka, bari kuvuza za ngoma, bacanye umuriro, bafite isake. None ikipe yabo yanatsinzwe, ntabwo twa tubindi twaka, ariko baba dufite muri stade, ntabwo ariko baratuzana mu nsengero zanyu. Ariko ubwo nibaje ubwo bazarimo na gupe y'abarokore kujya gufana. Umusazi yavanze amata n'amaganga ibidahuye n'ibi. Ibyo twatubindi twagiye twakubuhiro. Oya Manuel, ngo umusazi yavanze amata n'amaganga ibidahuye n'ibi. Cyo ntabwo byakunda. Cyakora niba ari amakipe abiri y'abarokore azajya akina, ya form yatoje y'abarokore gusa, ariko ngo bazakira na Rayon na APR na Kiyovu na Zaki bakine muri stade, ngo mu gice cya mbere kirangira ngo utere hareruye utumwe ijambo ry'Imana, ndakurahiye. Okay, reka ubwo rero byayoboka, ariko n'abayobozi bawe ubwo byose twari tubikuye kuri uwo muntu mwavuze wagendaga nk'inzoga, uburyo bwo kubwiriza uwo muntu rongera nagusubije ko ubu ni umuntu w'inzoga wagendaga nk'inzoga avuga n'ibyo yavugaga. Strategy yo kubwiriza abasinzi wanyweye ntaho nyizi ntayibaho, niyo mpamvu nakwazaga ngo najya kubwiriza abajura bazabanza yibe. Ibyo ntibishoboka. Bavuga ko icyo ari ugusinda, ariko akajyanywaho gakora geste. Ubundi akaraba Bibiliya akaba umuntu w'inzoga wari uri kugenda nk'inzoga afite na Bibiliya koko, uko Bibiliya uko ifata kose ntikurwanya ntikubuza, agenda avuga ibyo yavugaga.
abamwumvise sinamwumvise ariko njye sinemera ko yari kubwiriza ikibiruka zongeraho cyangwa akagabanya kuri Bibiliya hari ikindi ibyo yavuga ariko yo kubwiriza yanyweye rwose agenda mu inzoga. Okay, twikomereza. Okay, byiza cyane. Ako rero karagaciyemo. Ndagira ngo rero twebwe twinjire muri topic yacu tuganireho mu minota yindi dusigaranye. Ariko ako kantu kakabindi kakura kavuze bita ndibuka ko no busengero baba barimo kugakoresha nk'amageste. Baka kanise dukinisha tuvuga ko Gideon yarwanishije ibindi. Rero se reka ko tuba tugaragaza iki Gideon yarwanishije. Ariko nta bindi nta. Abareyo rero bagira uturimo umuriro uri kwaka bakagira bicuma ngo bigishe. Nabo bari kurwana niyo kuvuga mu gice cya mbere kizarangira ubwire bari abantu ngo ijambo ry'Imana. Simbizi kabisa. Nabo bavuga bati dushimiye Imana. Okay, byiza cyane. Hanyuma rero reka twikomereze. Mu minsi yashize iyo nkuru yatambutse no ku Gihe, hari umugore wagaragaye yagiye gusenga hariya ku musozi wa Mo Kigali. Hanyuma rero mu kugerayo yaje kuza kwitaba Imana. Ubwo kwanza dukoresha iyo mvugo nk'abanyarwanda nayo nindi buryo abantu dukwiye kuzanariza nayo ariko ngo nayo nayo turagire content umunsi ariko koko kwitaba Imana. Ubwo ngo yaramuhamagaye kandi nawe ngo ihamagara ngo ajye ari muzima. Ubwo nibwo hari n'umuhanzi ntavuze waririmbye ngo umuntu arapfuye ngo tuvuga ngo yitabye Imana ngo kandi asize amatiku ngo iyo ndirimbo iraharuze kuri izo ndirimbo ngo kandi asize amatiku ngo kandi asize amasasu ngo kwitaba Imana nabyo. Uwo muntu rero yari agiye ahitwa mu butayu kwa kundi abarokore cyangwa n'abantu basenga bajya gusenga ngo bihereranye n'Imana mu bihuru bakajya mu myobo bakajya mu bitare by'amasenga hirya no hino. Ibyo bintu ubuyobozi bwa leta bakaba bwarabiciye ndetse bikaba byaracishwe no mu itangazamakuru ko ibyo bintu bitemewe. Uwo muntu rero mpita nibaza uwo muntu yagiye gusenga aho hantu kandi agenda no kuvuga ngo acenganye cyangwa acenze cyangwa se akwebye inzego za leta yazinyuze muri humwe ajya gusengera aho hantu. Agiye gusengera aho hantu rero birangira uwo muntu yitabye Imana. Aho ngaho mugahita ndeba Bibiliya yo ari ahantu nasomye havuga ngo abantu ngo bakwiriye kubaha, uraza kumfasha kuntu havuga neza, ariko ngo abantu bakwiriye kubaha ababayobora. Sibyo? Nibyo ni ngombwa cyane. Bibiliya irabivuga nibyo. Yego. Noneho ari ababayobora mu idini bagomba kububaha. Ari ababayobora mu nzego za leta nabo bagomba kububaha. Ndumva naragiye kureba Bibiliya ari uko nguko. Sibyo? Ninza gutana uze kuza wenda nta kibazo rwose ndakumva cyane kunyobora. Hanyuma mpita nibaza nti uyu muntu uko yasuzuguye amategeko ya leta y'abamuyobora akagenda akikora akagenda ahantu kandi baramubujije akagira gutya agapfa, uwo muntu nkahita nibaza nti uwo muntu mu bigendanye n'iyobokamana uwo muntu ubwo Imana izamuha ijuru yagiye azajya mu ijuru. Mpita numva ibyo bintu biranshatse ndabyibaza ndavuga nti ibi bintu nzabikuganiriza nk'umuntu w'umuvugabutumwa usobanukiwe ibintu bya Bibiliya, uzatubwire icyo Bibiliya ivuga kuri ibyo bintu. Ngayo nguko wowe rero nk'umuntu usobanukiwe wowe ibyo bintu ubihuza gute? Uretse ko harimo niba usuzuguye abakuyobora harimo utuntu twinshi ubwo ngubwo ntago ari ikintu kimwe. Harimo wagiye gusenga, aho yagiye gusengera, hanyuma gupfa. Icyo cyo ntitukivugaho kuko ntituzi cyamwishe ntidushaka kukimenya ariko gusa yarapfuye. Hanyuma ukazaramo no kujya mu ijuru. Pano tuntu twinshi basima kumvira abayobora uti yabaciye muri humye. Nibyo abakristo imyizerere yose aho ivikagera ishingira kuri Bibiliya. Bira ni cya gitabo waje kumbwira ko ngo mu kigero cyitwa Biblos rikaba ari ihuriro ry'ibitabo. Yego. Nubwo abantu benshi bakita igitabo ariko buriya naryaje muri gitwa bibliothèque. Niho bibliothèque umva ni Bibiliya nyine Bibiliya isa. Naho niho rituruka. Ihuriro ry'ibitabo. Haba hari ihuriro ry'ibitabo bitandukanye abantu bakajya mu Yesu birimo byinshi. Kandi mu rwandiko Paul n'iki y'Abaroma haraho yavuze washavuga ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara. Ubwo saho washakaga kuganduka nukuca bugufi nukubaha nukutaba ikigande kumvira amategeko n'amabwiriza. Iyo utagandutse uwa waganze kuganda wabaye ikigande. Iyo utari ikigande rero uraganduka. Ngo mugandukire aha rero ntabwo yavugaga abayobozi bo mu itorero.
aha ntabwo wavugaga ngo zo mu idini cyangwa itorero ndi wavuze ko utemera wowe yaranavuze ko ngo badatwarira inkota ubusa gutyo abavugaho ko ari abantu abona n'inzego za leta yavugaga kandi ruva ni Paul wabyanditse kandi Paul ne aba mu bantu bari bajijutse kuko nawe yari yarize nawe ukavuga uti rero ubwo agiye gusenga barabi niko ko dufite ibwiriza vuga ko dukwiye gusengera mu nsengero gusa ahantu abantu batekanye ku buryo bitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Niyo mpamvu zimwe zifunze nuko wasanze se shira gushira ubuzima bati ntizinjiza umuyaga murarundanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego wowe Manuel ukavuga uti uyu muntu yasuzuguye leta, yasuzuguye inzego za leta kuko yarenze ku mabwiriza zatanze aragenda ajya gusenga Imana. None uwo muntu ko yapfuye aha hantu ro wibuke ko hibazaniye ibyo tuvuga byose wibuke ko uyu muntu adahari ngo tumuvugishe. Hari n'abantu bamwe numvishe icyo gihe batanze interview ku bantu ku baturage bahatuye hafi yaho baje no kuhamukura barababaza bati ibi bintu baravuga bati rero twebwe hano bari baratubujije ko tutagomba kujya hejuru iriya. Uyu nguyu rero yaje gukwepa ababishinzwe kwarinda arazenguruka dushiduka uwo muntu yagezeyo, ariko twaje kubwirwa nuko yagezeyo n'ikintu cyitwa inkuru mbi yuko hari umuntu wapfiriye. Nakubwiye ngo bamwibaza ndashaka kubiduhuriza ahangaha bakavuga bati atari ko nta kundi yaguye mu maboko y'Uwiteka ati Imana yamwakiriye kubera ko n'ubundi yari yagiye kwisengera Imana. Imitekerereze imyumvire amarangamutima byaca abantu bamo ibintu byinshi byo kwari bitatu tekerereze imyumvire amarangamutima, ariko uri kubivuga bikandagira ibintu byinshi kandi uri kubivuga gake gake nk'umuntu niba urashaka kuvuga n'iseye ushaka kuvuga nk'umuntu utabifite ubumenyi kuri icyo kintu nta kibazo. ubwo niba ntabufite ndashaka uribaza unisubize wowe ufite urabaza iki ye tuza nkubwire gahunda nyine ngende gakeya urumva neza ushobora kuba urimo gutekereza ibintu uza kuza kumbeshya kubera ko unzeho ko ubushize nakwiyamye kujya umbwira kubeshya yesi njya mbeshya ndabona ibisubizo bya biteri hafi njya mbeshya mu buzima itonde. None se nyumva banze mubwire ijambo ubutayu abarokore bakoresha nanjye nakoresha igihe kinini n'uyu munsi bagikoresha mbanze mbabwire nibidukundira muzashaka iyindi nyito nta butayu wa mu Rwanda. U Rwanda si igihugu cy'ubutayu. Umva si warivuze nawe ko bagiye gusenga mu butayu niko bavuga koko niko bahita, ariko ndababwira ko nta butayu uba mu Rwanda. Iriya nyito nayo siyo. None se kuri kujya mu bitare mu masenga ntago ari mu butayu iki bahita nyine mu butayu nyine. Nanjye nakubwiye ko nanjye nabivuze igihe kinini bana bango Yesu yagiye ku minsi 40 baje mu butayu we yari mu butayu koko. Okay wowe ukavuga ko iyo nyito itanakwiye nayo ntabwo ariyo. Umuntu ajya avuga ati nagiye kwiherera ahanana baba namutse bahise ubutayu bw'umwuka. Ubutayu bw'umwuka ntabwo baho, ubutayu n'ubutayu ntabwo ubutayu bw'umwuka bubaho. Ubutayu n'ubutayu ijambo mu butayu dufite ibihugu by'ubutayu dufite ahantu hari ubutayu banjya gukora mu butayu ahantu abantu batuye mu butayu hagira n'ubuzima bwaho bwihariye n'ibikoko byo bafite ukuntu bibaho n'ibinyabuzima bwo bifite ukuntu bibaho mu butayu n'ubutayu butagira amazi butagira icyatsi kihamera. None kuki muvuga ko muri Abayisiraheli mu buryo bw'umwuka kandi mutari mu buryo wowe Bibiliya icyo Bibiliya kivuga bo barivugira ngo ubwo butayu ndi kubahugura no kubagira inama wowe nose bagira ngo nkomeze ibitari byo wowe ariko mbaza ugira ngo nsubize ibyo ushaka akazi kawe ngaho ndi kugira barokora inama none se abenshi bari jambo twarishakira yindi nyito ariko tukareka kuyita mu butayu bw'umwuka ariko kuko aho nose mu Kigali wavuga ko ari ubw'umwuka Nuko ariko bivugira se nose numbaza ntago ari ubutayu bw'abandi bw'ubutaka ubu ngubu tubona nyine bw'ubutaka abutaka rero bwaba buba mu mwuka ntago bwabamo Kigali bube Kanyarira bwaba buri mu mwuka nyine ubwo mu mubiri ni physique nibyo nyine biraho niba Kanyarira bagiye ntago ari mu mwuka ni Kanyarira. Okay reka twikomeze ariko Kanyavuga uti nasengeye Kanyarira nasengeye mu Kigali ariko imito y'ubutayu nayo mbanje kubwira mbere na mbere ko ntayemera. Okay byiza ubwo ni ku giti cyawe giti cyanjye ariko hari ababyemera twabyitira indi zina nagiye kwihererana ahantu numvaga nshaka kujya ahantu urusaku rw'abana rutansanga batambasa ibi nibi nibyo tugakoresha iyo nyito niba ndi kukurarika namwe uzase nkujyana ahantu njya sengera hihereye hatuje urusaku tutarwumva ariko ngiye muzakugera mu butayu bwo kurimo Kigali zagwa mu butayu bwo ku Gisozi ariko Rwanda rwose ubwo baruye butayu uzarinde wanjyana se iwanjye ntabwo wahari n'urugero nagwa wakabimenye se nyine naho waba ubutayu niba ari ibyo
ubwo no mu nzu wanjye haba ubutayu. Ubundi ibintu byose bikomoka ku kwizera no kwemera biri mu muntu. Ubundi kwizera ni ikintu gikomeye kandi kigari. Wigeze umbaza ku ijambo urukuta rw'amaganya. Twize ndakubwira ni urukuta rw'amaganya nge kwizera narurema n'uru rwawe turarungu kwizera kwanjye kwanyemera ko rwawe rw'amaganya mu nzu wanjye nahavugira amaganya yanjye si ngombwa ngo ntege indege nge muri Isiraheli niwe itike ari miliyoni 2 niba ari zingahe ubundi umuntu wishyura iyo tike ubundi ababajwe n'icyo cyakora afite ibindi wenda bitari amafaranga. Nibiro umva abarokore tujyaho nanjye sinikuramo kwizera kwanjye kuri kumbwira ngo iki. Kwizera ni ikintu kigari. Ahantu subiramo ko kantu kwizera kwawe kurambwira ngo iki nizeye iki. Kuri ibintu njya gusengera ngatega imodoka injyana muri murya 2030 kwizera kwanyu uri kurambwira ngo iki. Kuki ntafite kwizera ko nasubizwa ahangaha. Hari indi bivuga ngo tujye ngo aho tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Niba aho tujya hose aka kantu barokore mu nyumve. Niba Imana yanyumva ndi mu ndege ikaba yanyumva ndi mu modoka ikaba yanyumva ndi ku igare ikaba yanyumva ndi mu mvura abantu bagomba kwaguka. Ntago ndwanya gusengera ariko nge naho najya ntago nagira mvuga ko ariho ngiye kubona Imana. Amaterime bakoresha ariho hari rezo y'ijuru ariho Imana yumvira bikamera nk'ari Imana ituye. Ntago ndagira ku mudamu no gupfa kwe n'ibindi nabyo ndabivugaho. Ndagira ngo rero aho ngaho byo birumvikana wena ni ku ruhande rwawe. Abantu bane batazumva mutavuga kimwe bakavuga bati kwizera ari kurwanya ubutayu yaraguye n'umupagane n'ibyo mashyamba. Ariko harega benshi ntibandusha no kujyayo. Abari nampinga cyangwa bambwira ibyo bashaka ushaka gusanga batandusha no kujya. None wowe iyo uhagiye ntabwo uhita mu butayu. Icyambere simpita mu butayu. Icya kabiri simpita ngiye kwiherera urusengero. Oya niba ari mu ishyamba nyine cyangwa naha nahantu nashatse kwevita ibindi byose byanza mu matwi ndetse wigize na telefone wayisiga ubishoboye cyangwa wajyana ukayifunga burundu kugira ngo andi majwi yari kukuzamo ngo ngiye. None ko wasuzuguye amabwiriza y'abakuyobora. Icyo nicyo turi bugereho nyine. Uba wumva Imana iri kukumva. Icyo nicyo turageraho nacyo. Gusuzugura amabwiriza y'abakuyobora. Iki wita gusuzugura amabwiriza cyangwa kuyarengaho ntabwo ndi bucyemere cyane kandi Bibiliya ntiyemera kuko dusuzugura amabwiriza na leta ntabwo ibyemera umuntu ngo nawusomye. Ahubwo ya myumvire n'amarangamutima nakubwiye n'imitekerereze ndimo ndavuga ariko wowe wavuze ko ujye ntawo kurusha. Ntabwo nakubwiye ngo icyo navuze abashobora gusanga ntawo ndusha. Ubwo se nabwiye ko njyayo nabwiye ko njya hagana he. Byaba byose buri njya hehe buri yujyayo ukivuze ngo wasanga ntawo ndusha. Ubwo butayu bwose bita ubutayu ubwo ntazi ni buki ngaho da urumva neza. Ubwo rero nawe amabwiriza rero amategeko y'abakuyobora urayahonye urwo wishaka. Amabwiriza biterwa n'ibyo uyoborwamo. Ako nakumvise ariko ibyo birasobanutse biterwa n'ibyo ubwirizwamo. Ibyo ntago byemeye amategeko yarasohotse kuko hari n'umuyobozi ushobora kukubwira nese umuyobozi akubwirije gukora n'ubundi bitari byiza wabikora kwe mutamusuzugura. Ako tandukanye ibyo umuyobozi wabo yansubiza umuza gwe ngo kora biriya kuko nkuyobora ariko ibitari byiza ntago aribyo turiho. Ibyo byihorere. Ibi rero kujyayo ahangaha uburi mu ijambo rivuga ngo kwihererana n'Imana. Mvura kwe ntibareka kuvuga ijambo ubutayu niho bipfira bareka kugita ubutayu niho bipfira. Ariko nabyo uko kujya kwihererana n'Imana muri ayo mashyamba ahare leta ibyo bintu ntabwo byemewe. Wowe n'abandi nkawe ntimubyemera ariko kuvuga ngo aho ntari bwumva ibi leta ntabwo yabujije kujya aho wihererana n'Imana yawe yabujije gusengera ahashyuza abantu mu kaga. Kandi aho mu byamapfiriye ubundi isi yose nta hantu badapfira habaho. Nta namwe badapfira no mu nsengero bapfiramo no mu rusengero leta yemera bapfiramo mu kiza mu musigiti wapfiramo. Nabo nzi bapfira mu nsengero kwa muganga mu bitaro dukirira barahapfira. Kwa muganga se twivuriza cyo kwa muganga kwivuza ntabwo se bapfira bose. Ariko mu nsengero nta muntu ari wapfiramo. Ibyo bintu simbizi niba icyangugo yarahapfiriye bari masengesho umudamu arapfapfira mu rusengero. Ubwo yari yanze kurya none se vakari banzemere ko hapfira twirebe impamvu yapfuye ahubwo banzanaye nkwemeze ko
bahapfira. reka nkwereke Mu Bugande mu rusengero barahapfiriye, abo ngabo muri Kenya cyangwa Tanzania y'ahandi abo barahapfiriye. ngabo niba abapasiteri babashutse baraza Njye ntabwo ndi kuvuga ngo icyabishe, babacishe mu nzira ntabwo ndi kuvuga icyabishe, Yesu. nafasha kukubwira ko ahantu hose barahapfira. Okay, Ntabwo bapfira mu butayu gusa, umva rero nkubwire, ahantu hose umva barahapfira. nkubwire, Hanyuma rero icyo wise gusuzugura hano ntabwo tuje gusesengura amabwiriza n'amategeko bya leta byarasohotse sawa nyine, iyo wari ubizi nyine. ibyo ni ibintu bizwi. Aho hantu yagiye n'iki ntabwo hemewe, agiyeyo aguyeyo. Uwo muntu uko yasuzuguye amabwiriza y'abamuyobora, bamwe bakavuga ngo yisangiye ngo Imana ngo n'ubundi yarege guseka. Uwo ndashaka kutubwira ko uwo muntu Imana kuko yaramwakiriye kandi yaragiye yesuzuguye. Ibyo bintu uri kumbaza ngo Imana yaramwakiriye, yesuzuguye abamuyobora. dore nibi njya nkubwira rero ukavuga ngo ivi na ivi, urambaza ngo Imana yaramwakiriye, njye mfatanya n'Imana kwakira abantu. Nonese ko yarigiye Zaho Imana yakirira abantu, yari yagiye kuyisenga, ariko bibaza Imana niba yaramwakiriye. none reka nkongere nyikubaze mu bundi buryo, kuyisenga muri ubwo buryo bufite ibyo wowe warenzeho. Ibyo bintu mwebwe mu byakira cyangwa Bibiliya bivuga iki? Ibikize Ibyo nyine byo kwica amabwiriza y'abakuyobora ukayarengaho ukajya gusenga, navuga ngo bujura. Iki nagusubije ngo ukagwayo. Iki nagusubije ngo umuntu ku giti cye abitekereje bishatse bitewe nuko abyumva nuko yizeye, akajya ahantu yumva atarumva urundi rusaku n'andi majwi, ntago ari ukwica amabwiriza, kuko ahantu hose barahapfira. Kandi leta ari ukwica amabwiriza, kandi leta baciye kujya gusengera mu Kigali, ariko se umuntu abikubwira gute? Barabiciye ibyo bintu, please. Abantu batakura kuri kamera bagira amahirwe, bari kurangaje umufite njyewe abantu batakura bafite amahirwe kabisa. Ibyo bintu barabiciye, urumva mu Kigali bavuga ko nta muntu ugomba kujya gusengera, bemeye ko basengera muri ayo mashyamba, bemeye ko basengera, ko nazo zifunze. banze byumva hari izifunguye, ko nazo zifunze, izifunguye bagomba kuzijyamo. Ibyo tunabireke, insengero se nazo ni amashyamba, tunabireke iby'insengero. We nkubwiye neza ko aho yari, nanjye nagusubije ngo ku mpamvu ze bwite tutazi, wicye ko adahari, ibyinshi uri kubimbaza ariwe twari kubibaza, ariko niwe yari kumusubiriza byo kuhagwana. Kusubije ngo ntaho batagwa, mubirizi yabagwamo, kandi ingero zirahari nyinshi. None kuki yagiyeyo baramubujije? Wowe none se yakoze ubwo no kuvuga ngo yumviye Imana. Butuje gake nkubaza akabazo, butuje gake nkubaza akabazo. Niba utumvira bashaka ko mu biganiro byanjye nawe uzajya umbaza ikibazo, nzi ko wize amashuri aruta yanjye, uribuka ko rimwe kongeraho rimwe bishobora kutaba kabiri bitewe n'ibyo uteranya. Ibyo sinzi iyo wabyigiye, ariko ni kabiri. Twagiye twikomereze. Uyabanza wumve, ndashaka kuguha urugero. Urashaka ko uzajya umbaza ikibazo nkagusubiza icyo ushaka n'ubundi? Oya, ntusubize icyo nshaka, nuko uri komeza kumbwira ngo umbaze ibintu byinshi. Yagiye kwiherana n'Imana ahatari urusaku, aho abana be batamurira mu matwi, aho umugabo atazaga amubwira ngo teka, aho umukozi atamubwira ngo iki cyabuze, ajya ahantu yumva hatuje atumva andi majwi. Ntabwo yasuzuguye leta, ariko habujijwe. Yasuzuguye amabwiriza, ariko habujijwe. Habujijwe nande? Ariko nakuzi nkubwiye ko amabwiriza ya leta yasohotse avuga ko natumiye kujya gusengera mu mashyamba, none nashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubundi rero hari n'ikintu utajya umenya rero, iyo leta yabujije ahantu, burya nibwo tuhasengera neza. Iyo leta yahabujije, burya nibwo ahubwo ibigiye kuturinda neza, ihita uturinda umutekano, ihashyira n'abashinzwe umutekano, ahubwo nibwo tuhasengera neza. Burya uzishyira mu kaga. Kandi wice kuri mudamu ari guri kubaza ibyo twakamubajije. Hanyuma rero ndagira ngo turebe uburyo dushobora kwanzura cyangwa se gusoza iki kiganiro. Wowe ndashaka kugira ngo nkubaze akantu koroshye kandi kumvikana, hanyuma wagasubiza wifashe Bibiliya. Nta kibazo, byose ngenda byemera, ubwo n'abatukurikiye nabo bazatubwira uko babyumva. Uyu muntu, ikintu cyatumye nzana ino topic nuko nakomeje kwibaza, ndavuga ni uyu muntu hariya hantu ndabizi neza ko habujijwe kujya kwasengera mu mashyamba yo kuri mo Kigali. Umuntu bivuga ko yasuzuguye amabwiriza y'abamuyobora, arangije agiye gusengerayo. Agezeyo birangiye uwo muntu apfuye. Uyu muntu nkibaza hagati aha ngaha, niba umuntu asuzuguye amabwiriza y'abamuyobora, uwo muntu ikibwacyo ni icyaha. Hanyuma yumviye amategeko ye nuko abyumva ngo agiye gusenga. None nkavuga ngo uyu muntu ubari ku ruhe ruhande hagati aho ngaho? Ndagusomera
ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 3:36 haba ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho kanishandikira aho ngaho icya mbere aho nagiyeyo ushatse kuvuga ko aho umuntu apfiriye mva ngusubize se aho umuntu apfiriye uhatandukanye naho agiye ntuzabyitiranye na mba aho umuntu apfiriye ntabwo iri jambo narigiye impaka n'abantu bavuga ku mupaseri mu Bugesera ngo bapfiriye ngo mu rugo rw'indaya gupfira ahantu ntabwo bihuye n'ibikurikiyeho umunota wa nyuma wo gupfa abantu bajya buharira umuntu n'Imana umunota wa nyuma wo gupfa abantu bajya witondera Bibiliya ivuga iki uwizeye uwo mwana aba afite ubugingo ubugingo ni Yesu nubwo yabwize yarivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo umva ijambo naguye Emmanuel witonde umunota wa nyuma ujye uharira umuntu n'Imana ntuzawivangemo ntuzawitiranye n'aho apfiriye gupfira mu rusengero ku ruhimbi ntibisobanura kubona ijuru gupfira mu nzira ugenda gupfira muri Kigali ntibisobanura kurimbuka ibyo nibiharira umunota we n'Imana ntacyo wabivugaho byirinde kubijyamo ntacyo biragufasha nta mwanzuro urabibonera hanyuma dusoza noneho kugira ngo shime n'abavuga ngo umuntu yitaba Imana akona ngiye kuvuga n'urugero ntukajyemo cyane wabwirwa n'iki ko Imana ateramubwiye ngo azamuka wanaje ajye kwasengera ari ryo gari Imana amuteguriye akivuka Imana yishyize umuntu ku isi ibizi nuko azahava nuko bizagenda ariko bitandukanye no kwiyahura by'Imana nta Imana ipangira kwiyahura ariko ari Imana witonda umunota wa nyuma w'umuntu n'Imana usanga yaniyahura umunota wa nyuma uwo munota wa nyuma se we ntawugira niho twabereye abantu twebwe twihaye ububasha bw'Imana nitwe dusigaye tuzi abarimbutse n'abahawe ijuru kanaka ararimbutse pe nitwe dusigaye tubitanga kuruta Imana ibyo ntubyihorere hari abavuga ngo yagiye mu mwuka cyane ngo yitura hasi hanyuma wowe ukavuga ko cyangwa se kubahuka cyangwa gusuzugura amabwiriza y'abakuyobora ukagenda ukubahiriza y'Imana ibyo ngibyo ubwabyo ngira ngo byagombye kuba intambwe ebyiri zose zuzuye nge nakubwiye ngo umunota wa nyuma w'umuntu wo kuva mu mwuka uba wivangamo bajye bakomeza bajyeyo oya nge se ninjye ubu nisi bajyeho bambajije urabindi muri ninjye bajyanayo abajyeho bazajyeho uko bajyayo sinjye bajyanayo sinjye ubohereza nta ruhushya bansaba Bibiliya ivuga iki kuri ibyo ngibyo ibikize ibyo nyire byo kujya gusengera mu butayu mu Rwanda nta butayu buhaba Bibiliya yemera ko umuntu asenga aho ari hose nakurimba indirimbo ariko wowe ngo tuganira utari hano wowe ari cyiza cyawe ubu tuje nta na telefone uburebamo ariko sinzi ahantu uburi indirimbo ivuga ngo aho tujya hose ndi kwigisha iki barokore naho ngaho mu modoka kwiga no mu nzu wabo naho ngaho bajye mu mashyamba kumubwira aho gusengera atari yasohoka mu nzu arabashuka mu mashyamba bashuka ikize ko uri kubashuka ari wowe mu mashyamba n'ijambo mvuze atari yajya mu ishyamba ataratera intama mu nzu w'Imana iramwumva wanyumvise wowe ndakumvisha mu cyumba cy'Imana iramusubiza urukuta rw'amaganya ruri mu nzu iwe ubutayu buri mu nzu Imana itumva ishyamba riri mu nzu ibyo ni Imana itumva bari mu nzu ibyo ni imyizere nakubwiye n'imitekerereze n'imyumvire n'amarangamutima nakubwiye tugitangira okay reka rero hano dusoze reka dusoreze aha ngaha ndumva iyi topic twayiganira no kugeza na ryari ariko abadukurikiye bo bazatwandikire batubwire kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose aka kantu bakumva n'abandi banyumva bakumve umunyonzi utwaye igare tujya hose ariko naho ngo hari bivuze gutyo biri kwebwa ariko mbere yuko ujyayo hari ahanduri wowe ntago ari urujijo ahubwo ndi kumubwira ngo mbere yuko ujyaho ko aho tujya hose gusa ngo kugira ku Mana Data mu nzu yawe waremye mu rukuta rw'amaganya aho kuzajya muri Isiraheli mu nzu yawe waremye muri rya shyamba wari ugiyemo mu nzu yawe mu gikoni aho ngaho waremye mu handi wari ugiye kujya ko gusenga kwacu aho turetse kugira ku Mana Data ngayo nguko niba uzumva ntari guhugura neza ubwo urimo urahugura neza ubwo rero abadukurikiye bazatwandikire batubwire ngewe ku rwanjye ruhande sinemera ko umuntu akwiriye gusuzugura abamuyobora akajya ahantu hatemewe yamara kugwayo ukumva abantu barimo kuza bavuga ngo uriya muntu ngo yisangiye Imana mwisi nta hemewe hahari no mu rusengero ntihemewe mwisi yose nta hemewe hahari ku bantu ariko uko umuntu yumva yihereye n'Imana ariko nakubwiye ngo aho tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data reka dusoze iki kiganiro reka ngushimire kwanza nanjye ndagushimiye cyane kandi nshimiye n'abadukurikiye kubera ko wenda waje tukaganira nubwo twagiye tuganira usa nk'umuntu uzimiza ariko nta kibazo abadukurikiye bo bazatwandikira batubwire nabo batumara impaka batubwire uko babyumva reka rero dushimire n'abadukurikiye bose bakomeze kugubwa neza
kandi tubabwire ngo ibiganiro byacu bajya babisanga kuri Ziraziriza TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo, aho ngaho hose bagashobora kubikurikira, kandi haba harimo inyigisho zitandukanye buri muntu ashobora gukuramo inyigisho bitewe nuko wenda we yabyumvise. Banadukorere subscribe, babyibuke, sabone ku bakoresha igifaransa, share, like, comment. Imana ibahe umugisha. Ukomeze kugira umunsi mwiza. Asante.